Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu. Natwe turanezerewe cyane. Je mubona hano nitwa Kajugu Augustin. Abandi umwe mu bavandimwe bahagaze hano twifuje guhagarara hano imbere y'iteraniro kugira ngo dushime Imana kubera ko hari ibintu byinshi twagiye duhura nabyo tubona nago byoroshye ariko kubera Imana yaradushoboje kandi urugendo turusoza amahoro. Amen. Ayo mashi n'ay'Imana. Jewe ku giti cyanjye hari ibintu nka bitatu nshaka kuvuga mbere yuko mvuga ijambo rihagarariye iryanjye n'umuryango turi kumwe hano. Hari urugendo nagiye ncamo ruremereye kandi ntabasha kwikorera ngo ku giti cyanjye ndushobore bikundi. Iyo nsubije amaso inyuma hari isomo tujya tuvuga ngo iyo utazi yuva numenya naho ugana. Jewe ubwanjye hari amasomo nk'atatu nahuye nayo kandi mpura nayo ndi mutoya. Ubu ngubu narakuze ndashaje mfite n'abana mu Misiri mbere nzaba mfite n'abakwe ariko iyo mbitekerejeho numva nishimwe ariko byose muri Yesu biremera. Amen. Umunsi umwe muri 91 niwo mwaka nibukaho mu mateka yanjye ngiye nafite ababyeyi babiri bameze neza bafite n'ubuzima bwiza ariko rimwe nza gushiduka mfite umwe wenyine. Undi nawe ntiyari yapfuye ntacyo yari yabaye ariko yari muzima. Gusa naje kwibona icyo gihe ndi kumwe na papa wenyine ko twabavukanaga turi abana bane. Kuva uwo munsi nibwo nabanye na mama birarangira kugeza uyu munsi. Icyo gihe ntiyapfuye ariko nyuma yaho byaje kuba ngombwa ko yitaba Imana ubwo ngubwo birarangira. Hanyuma nyuma y'imyaka 3 muri 1994 habaho ikindi kintu cyateye u Rwanda. Jewe mbibonye u Rwanda ni rutare ariko nabonye ari nk'isi yose. Nahise mbona ko ari igicu gisakambutse. Ibyo nabyo biraba na wa wundi nasigaranye bibaye ngombwa ko agenda birarangira. Noneho njya mbyibuka twari turi mu nzu ahantu rimwe jewe na papa n'undi muvandimwe umwe yarasohotse ntihagaruka. Ubwo ibyabaye murabyumva namwe. Iyo nzu twarimo yari ikinze imiryango yose urumva nyine hari ukuntu wajyaga hano kugira ngo urebe ko wakwirengera ari we dufite nk'umubyeyi. Asohotse birarangira ariko Imana yo yaravuze ngo mwebwe murasohoka muvemo hano. Sinzi umuryango twaciyemo twari abavandimwe babiri ariko nzi ko twavuyemo urugendo turarukomeza ariyo mpamvu murebe uyu munsi ni muzima. Hanyuma aho naraye simpibuka ariko hari aho nageze ngera kuri bariyeri turi abantu benshi cyane biba ngombwa ko ari giye uhasigara. Baravuga bati wowe ntago uri buva ahangaha. Naricaye abo twari kumwe baratakamba bamwe ariko baravuga bati mu by'ukuri ntago uyu nguyu ndibuka agakabutura nambaye kagakoboyi gatonya kagufi kagira nk'ahangaha ariko baravuga bati uyu ntago uyu mwana avanga. Naricaye nyine nicara aho ngaho ku muhanda ni bariyeri y'igiti cyari gitambitseho ariko kubera Imana nabwo biremera. Hashize akanya bati ni mu mutware. Ubwo ni intambwe n'urugendo rwa gatatu nari mpuye narwo. Hanyuma ndagenda ikindi gihe minguka ahantu tujya kuryama mu gihuru shiduka ndimo ninjiza umutwe munsi y'insina. Murabona insina ifite hari ukuntu bahingiraga insina bagashyiraho imbagara. Noneho jewe numva ko nikira mu mutwe biri butungane byose nta numwe uri bunambone. Ndagenda ncengizamo umutwe nyine ndavuga nti ubu ngubu birakunze nyine. Rimwe ndakorora nkoroye abantu bari iruhande rwanjye bati nyamuneka wikorora udatuma batubona. Wambwira gute ko ushatse gukorora bikanga ukabimira byakunda? Je byaranze ariko kubera Imana nabwo byarembeye. Reka ngarukira aho ngaho. Ibyo yakoze ni byinshi niyo mpamvu kugeza uyu munsi hari igihe nibuka emosiyo zikanyica. Rimwe ndaza hano mu rusengero sinzi
umushumba wacu hari ibintu ajya avuga nkumva bimwe birajya gusa neza neza. Hari igihe navuze nayo kuwazamusura noneho tukicara hasi kumukeka tukarambya twambaye ibirenge noneho nkamubazaho makeya. Hari ikintu yavuze rimwe amarira amanuka, ariko nk'umuntu w'umugabo ndikaruma. Iyo mbirebye amateka nsanga hari ukuntu bisa n'ibihura, ariko urwo n'urugendo umuntu aba yaraciyemo. Iyo usubije amaso inyuma usanga ari ikintu gikomeye cyane. Jewe umuntu umwe arahagurutse avuga ati biremera ko jye nahereye kare mvuga biremera, ubu ngubu ndavuga biremera, aravuga ko narikopeye. Ariko mu by'ukuri mwihangane duhe Imana icyubahiro, kuko muri Yesu biremera. Zamura ayo maboko duhereze Imana icyubahiro. Muri Yesu biremera, wabyemera wabyanga, ariko muri Yesu bigira gute? Biremera. Ngaho rero uyu munsi ndi i Kigali, ko sinavukiye i Kigali, mwihangane jye navukiye hafi ya kaburimbo ariko mu majyepfo, nza kwibona i Kigali. I Kigali uyu munsi hari igihe nkenerwa n'abantu bakomeye. Rimwe nabonye ko Imana ikomeye, umuntu afata imodoka aviwe mu gipangu araza aparika ahantu nakoraga, abwira abantu ati nimundebere umuntu umeze gutyo. Twari benshi pe, twakoragamo turenga nka 40, ariko umuntu mbona ni jyewe waguyeho. Icyo gihe yamaye akazi kamara imyaka 3. Navanyweyo na korona ejo bundi, ariko kubera Imana biracyemera. Uyu munsi nabwo ndaho ndimo ndakoranirwa muri etage, saa 4 nkanywa icyayi, saa 6 ndarya. Ejo bundi ndimo nsenga iminsi 21, barambwira batari ko bite igikoma cya saa 4 cy'ubuntu, icyayi cya saa 4 cy'ubuntu n'umugati, ibiryo bya saa 6 by'ubuntu, gute ushobora kubyanga? Ndababwiza ukuri, ibyumweru 3 narabirangije bambaza ngo uri muzima? Urumva uri muzima utarya ibiryo by'ubuntu? Ndababwira ngo ntago muzibanga aho riri. Ariko muri Yesu bigira gute? Biremera. Reka twikomereze nsubire kuri bagenzi banjye. Gusa turashimira itorero ryatubaye hafi. Hari igihe utangira urugendo wumva uri wenyine. Bagenzi banjye twaganiriye barambwira bati rero biriya bintu tuvuga ngo by'ababyeyi mu mwuka, ababyeyi barahari. None se uzahamagara mushumba umubwira ati dore natewe, mfasha mve muri iyi ntambara, azanga kukumva se? Ijambo rya mbere bambwiye ngo mbwira itorero ko ababyeyi dufite tubashimira kubw'umurimo bakoze, baradutabaye batuba hafi. Twatangiye urugendo bitoroshye, harimo na bamwe bageze aho basa n'abacumbagira, ariko turarwanya. Turavuga tuti Satani nubwo turi inyuma n'amacumu menshi, ariko turebe. Jewe mu minsi ishize navuze ngo regarde sans toucher. Regarde sans toucher, reba ariko nukoreho. Hari umuhanda nyuramo ngiye mu kazi, ariko buri gihe iyo ndimo nabwiye Imana ngo Mana, amagambo mvuga muri uyu muhanda kugera ku kazi uzayamenye. Regarde sans toucher, ubu Satani niyo yakwivovota ati nzi neza ko atashobora kugira icyo nkoraho. Hanyuma rero bambwiye ngo mu izina rya bagenzi banjye mbizeze ko urugendo batangiye bashoje amahoro kubera Imana, kandi n'ubundi bari kumwe namwe. Ubu ngubu bararutangiye, ariko nibwo mugiye kubareba neza. Turi hano nk'abavandimwe, twagiye duhura kubera Imana, ubu twabaye umuryango. Bambwiye ngo mbabwire ko kubera Imana byemera, ngo kandi guhera uyu munsi nibwo mugiye kureba noneho imbuto uko zihagaze. Mwakomye muri ayo mashyi, mwayadutije mugakomera Imana amashyi kubw'abantu iduhaye bo gukora umurimo wayo. Hanyuma irindi jambo rya kabiri ndashaka gushimira, hari umubyeyi watubaye hafi cyane mu nyigisho. Namushimira, wenda ahagaze kugira ngo namwe mumubone, kuko harimo na benshi bakeneye kuzagira icyo bamuvugisha. Hanyuma nawe ndagira ngo mbiseze ko ni umubyeyi udatenguha. Hari igihe jyewe natindaga nkakererwa nk'iminota runaka, ariko nta mayinite twamuguriye, ariko wajyaga kubona ukabona araguhamagaye. Bigaragaze ko no mu rugo abana be baranezerewe, ababa hafi nk'umubyeyi. Hanyuma rero mu izina rya bagenzi banjye bambwiye ngo uriya mubyeyi rwose nimbeshaho Liliane, umudushimirire byivuyeyo, ndetse guhera iyi saha ubu turimo turatekereza ukuntu twazamusura, hanyuma tukamwereka ko tunezerewe. Mukome muri ayo mashyi kubw'umurimo yakoze. Ikindi kintu cya gatatu uvuga, urugendo rwo ruracyari rurerure. Twaza tuganira turavuga tuti rero bavandimwe, nubwo mureba bigenze gutya turanezerewe, ariko ubu nibwo intambara zigiye kuba nyinshi. Turagira ngo tusabe itorero amasengesho, kuko hari igihe uva hano usohotse ugeze hanze, ariko ugahura n'umutego. Kandi mwibuke ko ahantu twavuye ni henshi, twavuye ahantu hatandukanye. Jye nagiriwe umuntu, ntago nakubwira ngo naraye mu kabari, ntabyo nzi. Nagiye nca mu mitego igoranye ivunanye, ndetse ihese n'ibitugu. Ariko ibyo ngibyo ntago nzi byari byo.
mu minsi ishize nahuye n'umuntu arambwira ati ariko ko wangiriye neza wamaye serivisi nziza wambabarire tugahura nkagushimira. Ese ushaka kunshimira gute? Ati nta kintu mfite gifatika ariko ndashaka ko twicara hasi tukaganira. Rimwe ndamubwira nti ndahari nta kibazo. Turagenda ariko arambwira ati ariko se ko ndeba utanywa gahiye aho n'ibiryo nujonjora. Ndamubwira ariko rero biranashoboka ko najonjora kuko n'igihe uzi uburyo mpitamo. Ati se wakwihangwanya ugafata akantu gahiye byibuze ko aribwo biri bworohe. Ndamubwira nti reka da fanta nzi impamvu nyinywa kandi nanjye ubwanjye nayigura Imana ingiriye neza, ariko naje kugira ngo nguhe umwanya unshimire kuko wabinsabye. Ntago naje kugira ngo ngire gute nezeze uyu mubiri wanjye naha nicaye kuko ibyo ngoye byose biranyura kubera Imana bigira gute biremera. Ubwo rero ndagira ngo mbwire bagenzi banjye ko dufite urugendo rukomeye hanze aha ngaha, dufite ibidushuka byinshi cyane. Nanjye urumva nkorana n'abantu bize bare intellectuel. Iyo umuntu atinyuka akakubwira ngo ibiryo by'ubuntu urakora, baraguha ibiryo ntawe ukwishyuza, umara gute icyumweru utarya utanywa icyayi cy'ubuntu. Nabwe nti no mu rugo ndakinywe ngize amahirwe. Imana iyo yafunguye imiryango byose bigira gute biremera. Muramenye rero ndagira ngo mwese hari ikintu kimwe ngiye kubasaba kugira ngo twemerere itorero ko duhari, ko hari ukuntu ibintu bimera gutyo ukabona umuntu agiye ati uriya arabivuze birarangiye. Ariko nanjye ubwanjye nk'umuvandimwe ubu nabaye mukuru mu bavandimwe hano, uwo nzajya mbura nzajya ndeba isura nimbona bikunze muhamagare namubaze ngo se uri hehe. Mureke dufatanye twubaka umurimo w'Imana. Ubu dufite ubuhamya bwinshi kandi bufite agaciro bwakubaka abantu benshi. Nitubona n'umwanya tuzajya tugenda twaka umwanya nyine bawuduhe, uze ufata iminota 10 cyangwa 15 ugira icyo uvuga. Ariko icyo ngiye kubasaba ni kimwe, munyemerere. Ese murabyemera? Kugira ngo tuzamure ibiganza twemerere itorero ko duhari kandi turimo neza. Sibyo byiza? Amashyi kubw'ibyo biyemeje bagiye gukora. Amashyi menshi ku Mana kubw'abakozi bemeye kuzakora umurimo w'Imana ntawe ubahase. Hanyuma nsoza nagira ngo nsabe umushumba wacu nawe haguruke, ko buriya ababyeyi turabafite benshi cyane n'abandi tuzagenda duhura, ariko nagira ngo musabe ahaguruke ngira icyo mubwira kimwe. Nk'umuryango turi hano twaje tumusanga, ubu niwe uduhagarariye. Ngiye njya mbwira bano bavandimwe ni uriya ni papa, nubona uryamye ntusinzire, nushaka uzamukomangire nawe akanguke. Hari icyo bitwayera? Uzamukomangire akanguke kuko umwana iyo aryamye akumva ikintu kiramushitashita kiramushima, ahita abwira umubyeyi ati byakomeye. Uzamutabaze nzi neza ko azagira gute azagutabara kandi azakuba hafi. Hanyuma muri makeya ndagira ngo nkwizeze ko hano turahari jye nihereyeho ndahari n'ibirenge byombi. N'ikibibemeza wenda jye ntago naje jyenyine, mfite umudamu turi kumwe hano twaziye rimwe turi babiri, mfite n'abana babiri b'abakobwa beza cyane. Yaza hano imbere nawe mukabibona. Ayo mashyi ibintu binejeje cyane. Nigira imbere mubibone kuko hari igihe abantu baza bakaza nabi bakaza igice, ubundi ugomba gukanagira ugakanagiramo neza. Hanyuma ibindi navuga ngo Imana iduhana umugisha kandi turi kumwe ndabizi neza. Murakoze cyane. Abiringiye abantu barabahemukira ndetse babanga amaso bakabakoza isoni. Abiringiye abantu barabahemukira ndetse babanga amaso bakabakoza
wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana yawe ukora bigwi wowe ntujya uhemuka wowe ntujya uhemuka ukoze isoni habwa ikuzo mana yawe ukora bikwiriye wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana yawe urabikwiriye abiringiye abantu barabahemukira ndetse babanga amaso bakabakoza isoni abiringiye abantu barabahemukira ndetse babanga amaso bakabakoza wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana yawe ukora bikwiriye wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana yawe ukora bikwiriye mana ntumeze nk'abantu gutubwira ibinyoma kandi nukora nk'abantu wicuza icyo wavuze mana ntumeze nk'abantu gutubwira ibinyoma kandi nukora nk'abantu ngo wicuza ibyo ukomeza isezerano ugeze ibihumbi mana ntumeze nk'abantu kandi ukomeza isezerano ugeze ibihumbi mana ntumeze nk'abantu kandi nukora wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana yawe ukora wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana yawe ukora turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo iyo twakuba turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo iyo twakuba wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo yego turavuga ishimwe ryawe turavuga imirimo iyo twakuba turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo iyo twakuba abirigiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni abirigiye abantu abo barabahemukira babahanga amaso babakoza isoni ariko wowe mwami wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana duhe Imana icyubahiro nari cyubahiro ni mbakumbuye cy'Imana ndabahobeye mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe.
nari maze iminsi ntaterana, ntago naguye, nari ndi mu bintu byinshi, mushumba arabizi n'abandi bamwe na bamwe tubana muri komite. Nshimye Imana ko yabanye nanjye mu bintu nagiyemo, bamwe mwenda mwagiye mubibona kuri televiziyo simbizi, ariko mu munota umwe bampaye, kuko nanjye njya ngerageza kujera igihe, nagira ngo nsabe Prophète Biremera aze hano imbere masegonda 30. Nshimye Imana nawe ahagaze hano, kuko yabanye nanjye mu rugendo rukomeye. Haleluya, amen. Uyu mukozi w'Imana rero ni umushuti w'umuryango wanjye, ndamushimira cyane. Nifuje ko aba n'inshuti y'umuryango wanjye mu buryo bw'umwuka ariho hano. Amen. Haleluya. Haleluya. Nshimye Imana rero yuko ubwe niwe wambwiye ati se ku cyumweru harya musenga asangaye ngo nzabasure. Numvaga mbitekereza ko nzamutumira, ariko bihurana nuko yaje ko Yesu yatuzukiye mu mitima yacu. Haleluya. Nshimye Imana rero ko uyu muvandimwe yaransengeye cyane, byari bikomeye, narwaje abana. Mu gihe mama pastor abizi nzanye mwana nsanga na korali iri mu rugo kwa pastor, mwana ameze nabi, umwe yaba nk'uworohewe undi akaba arahagurutse, gutyo bibi intambara ikomeye, kandi ndimo no gutegura ibintu bitoroshye cyane byahuruje igihugu cyose. Ndavuga ni wa Mana bindabigenza gute? Rero nshimye Imana yuko yahagurukije uyu muvandimwe mu buryo habasha gusobanura, arazaba hafi, arasenga. Abana barukaga ibintu nashaka kuvuga ngo mubyumve, barabateje inzoka mu nda, barabateje ibiki, bararembye ku buryo kwa muganga bakabura indwara, ariko Imana izaguhishura ibyo ari byo. Ndamushimiye rero ko yabanye nanjye, arahagarara neza. Ndavuga ni rwose ngomba kuzamumurikira itorero ryanjye, akaba n'inshuti. Urabyemeye? Haleluya. Pastor ndabizi azamukunda kuko dufite umushumba mwiza pe. Ibyo ndabihamya. Mureke tubishimira Imana, dufite umubyeyi mwiza. Ayo mashyi ariko mwayantije. Rero yugize inshuti nziza uyereka umubyeyi, niyo mpamvu namuzanye cyangwa se namubwiye ni rwose nk'uko Imana yakuyoboye, kumva ko ushaka kudusura, ugize neza, bihuranye n'ibyo nanjye nifuzaga. Nguyu rero yabanye nanjye pastor, kwa kundi naguteshaga umutwe n'abana barembye, igihe ntaguhamagaraga uyu muvandimwe yarahagaze. Imana imuha umugisha rero. Nshimye Imana ko yabanye nanjye no mu kibuga hariya cy'indege, ntago biba byoroshye, haraho nageze bigakomera, ariko yabaga yabimbwiye. Imana yaduhaye amakuru, igihe ndihagararana nanjye mbona ibyo nateguye Yesu nk'uko yabimaye bigenze neza. Imana icyubahiro rero, muzamurire Imana ibiganza. Hanyuma nari nateguye yuko ngomba guhigura umuhigo wanjye, ariko ndacyakomeje pastor. Hari 200 nitanze mu nzu y'Imana, rwose ngomba kubihigura. Imana ibaho umugisha. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Imutanga mu maboko y'abanyabyaha, baramubamba, asoza ibyanditswe kuri we. Imutanga mu maboko y'abanyabyaha, baramubamba, asohoza ibyanditswe kuri we. utarigeze kumenya icyaha, utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Kandi utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. imutanga mu maboko y'abanyabyaha, baramubamba, asohoza ibyaha
turirimba gutya ashimwe Yesu Hallelujah. zenimana ashimwe Yesu zenimana ashimwe ashimwe haleluya tumechimana umwami w'abami ashimwe ashimwe tirimbe nakangaka ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe Shima Yesu. Imana yiyunziyemo natwe niyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu tujyane ni muri Yesu Kristo ni muri Yesu Kristo Mibabaro ye no mu rupfu rwiwe Imana yiyunziyemo Imana yiyunziyemo natwe ikitubaraho gukiranirwa kwacu ni muri Yesu Kristo ni muri Yesu Kristo mibabaro ye no mu rupfu rupfu rwiwe Imana umuremyi yiyunziyemo niko kubaho kwacu gukiranirwa kwacu atanga ubugingo bwe kugera kugupfa kugira ngo no mu bugingo abenshi atanga ubugingo bwe dukire kugupfa kugira ngo no mu bugingo abenshi hashimwe hashimwe Yesu zenima hashimwe 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 Yesu wacu tujyane gutya twese tubyine twese kandi Imana ibaha umugisha mwinshi nahimbazwe tumeneze icyubahiro umwami wacu zenimana nahimbazwe nahimbazwe Yesu haleluya
hashimwe hashimwe umwami wemeye kububura cya gitabo yananiranye abuze ukibubura haleluya tumereze icyumweru tugere gutya hashimwe 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 mwami wabaye watwuze nuhimbazwe nuhimbazwe urakwiriye ngwino ngwino